muri iPhone niho bakorera. Bamuvuze ko Kandi ukuntu yishimiye. Yes, nizere ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino ku isi. izo za kanseri iyo mitima nabwo ubwo buzima ntabwo buba ari bwiza. Ubu bwawe bubarira mu buhe? Yewe iyo ubuzima bwanjye ni bwiza njyewe ntabwo njya nkunda bivuze ngo iyo modoka urayifite oya impamvu icyo wari uvuze ariko icya mbere niyo mpamvu bavuga ngo ubuzima iyo ufite ubuzima uhumeka ibintu byose uba ubifite nubwo waba udafite iyo modokari ndivuguruje ngo nibeshye nubwo waba udafite iyo modokari nubwo waba ukodesha ukaba ufite ubuzima bwiza rwose nta kibazo uhumeka umwuka w'ubuzima byose uba ubifite. bivuze ko iyo bavuze ubuzima bwiza uba uhumeka umwuka w'ubuzima waramutse kuko hari nk'abantu ugasanga umuntu afite etaje afite imodokari uvuye itagendamo Range Rover ariko bamutegura ibiryo ku meza ugasanga ararya izo dodo zitarimo umunyu ararya ibiryo yumva birura ukambwira ubwo si ubwo ni ubuzima bwiza gute ufite amafaranga yo kurarya nabi ni kubera indwara urwaye hari indwara urwara bakakubuza kurya umunyu cyangwa bakakubuza kunywa isukari y'urwaye za diyabete. iyo bongeye basobanura ngo ubuzima buzira umuze ubundi baba bashatse kuvuga iki? Ubuzima buzira umuze. Ubuzima buzira umuze ni nka bya byo kuvuga ngo nturwara ufite bwa buzima buzira umuze kuko ni bwa buzima bukomeye nta kurwara ntaki ufite bwa buzima buzira umuze nyine. Gusa wowe uheruka kujya kwipimisha kwa muganga urebe ko ubuzima bwawe buzira umuze? Oya mperuka kwipimisha nipima sida. Hashize igihe kingana iki? Harimo nk'iminsi nk'itatu ntabwo nyisha ko nasanze ndi muzima. Noneho buri minsi ngaho ujya kwipimisha. Ubu ni ukuvuga ngo ni buri minsi itatu se cyangwa wenda? Buriya biterwa n'igihe uheruka gukora akazi. Buriya wipimisha nibura nyuma y'amezi 3 bitewe n'igihe uherukira gukora ku kazi. Uheruka gukora amayeri. Ubwo ni ukuvuga ngo mu minsi 3 wasanze ubuzima bwawe buzira umuze noneho? Ndi muzima kandi mfite y'amaraso atandura bita O. Niyo ufite? Ubu niyo mpamvu ayo maraso ntabajya yandura. Oya ntabwo apfa kwandura. Ariko nanone abantu babyumve ngo nimba bafite O bafite amaraso atandura ushobora nanone kwandura da. Ntibirare. Bumve ko ibintu ari amahoro ayo maraso nyine ameze nk'aho wagira ngo baguze ubuzima burundu. Taza gutuma abantu bajya bikingira da. Yego. Ariko ubundi se ibyo babiretse nabwo babahereka nta mpamvu. Bane bashaka kubireka bakabaho ariko igihe umubiri ushaka ko sinko nacu umugani hari igihe umubiri bishobora kwanga ukumva iyo ndyo urayishaka kuyirya bajye bikingira. Iyo ndyo nuko ubwo gusa wenda icyo twishimira ni uko wowe urimo kugenda utera ikirenge aho ukwiye kuba ugitera kuko nzovu imyaka ugezemo niyo kwicara hamwe ukaba uri hamwe mu rugo rw'abana n'umugore bakureba siko bimeze. Wega burya gusaza ugasazira mu rugo rwawe ugasaza uri kumwe n'abana bawe n'umugore wawe mubanye neza ntako bisa. None harabura iki kugira ngo wewe urabona imyaka ufite kuko udatanga urugero ku bandi se ntanze urugero kuri we kubera ko ari wowe turi kumwe kandi imyaka ufite si myinshi kandi si mike. Yari imyaka myiza yo niyo mpamvu nanjye umugore wanjye tugiye gusubira kandi nisubira nawe nzabibamenyesha nitujya nidukora n'ubukwe mbibamenyeshe mu ntwerere. Nk'uko nabyanga nabwo uzabitumenyesha bigashobora no kubyanga. Abashaka kubyanga ariko ubu aramutse abyanze nashaka umugore utabyara w'umupfakazi tukibana ko ntabyare. Sinshaka kuvangavanga abana. Ni ukuvuga ngo wabanza ugasuzumisha umuntu wasanga atabyara ukavuga uti uyu ni we wanjye. Ushobora gushaka kuko buriya cyane cyane nk'igitsina gore hari imyaka bita gucura ntiyongere kubyara. Rero nakwishakira umugore ufite iyo myaka. Umugore wacuze utakibyara ariko yaba afite abana. Nta kibazo nubwo aba afite nanjye mba mbafite
kimwe kuri kimwe. kimwe kuri kimwe. ubwo bivuze ngo abantu babyumve, Nzovu nibakwanga umuntu wacuze azamenye ko Nzovu ari we muntu ari gushakisha. Ariko reka twizere ko bizakunda. Bizakunda. Umugore wanjye ibyo twabiganiyeho kandi bizakunda, muze twasubiranye muzabimenya abanyamakuru. Okay, Nzovu, ubwo none tugarutse mu buzima bwa gisitari, tuba turi mu busanzwe, n'ubundi n'ubwa gisitari n'ubusanzwe, ariko tuba tugira ngo byose tugende twivangamo. Nkawe nk'umusitari Nzovu, muri Legend umaze igihe, ni izihe mbogamizi uhura nazo muri aka kazi kawe? Aka kazi kacu se? Aka kazi kacu ari nk'abantu baba bashaka kugushyiraho puresha. Ushobora kuba waraye koko wisomeye icupa, urakeye ukeneye kwiryamira, iyo udakuyeho telefone baba baguhamagara buri kanya, wajya uhakanira ugashaka kubirakariramo, ugasanga muranabishwaniye. Tujye tuvugisha ukuri, umuntu iyo ananiwe aba ananiwe, agomba kuryama. Ayo mafaranga tuba tuyakeneye, ariko burya amafaranga ushobora gukurikirana amafaranga kenshi ugasanga urwaye za siteresi ukaba wanapfa. Buriya nta muntu ushobora gukora iminsi 30 utaruhuka. Twebwe noneho ni ya minsi y'abandi bantu bafite akazi ka leta kuwa gatatu no ku cyumweru, twe tuba turimo gukora. Ibyo byose ugasanga umutwe washyushye, ibiki n'ibiki. Tujye dufata iminsi turuhuke. Uba ugiye kuba amafaranga yawe ngo ngukorere, amafaranga yawe mba nyakeneye, nanjye mba nguhaye umunwa wanjye uwukeneye nawe ni ukwinjiriza. Igihe nduhutse niryamiye, mwa banyamakuru mwe mufite ama YouTube channel mujye mundeka, mwebwe muzamuhimwa na yakamwana batuka. None se bazajya babwirwa n'iki yuko wiruhukiye? Rega nicyo kibazo, bo barahamagara nyine kuko baba bashaka ko umukora akazi. Ese nimba ngiye nkwitabye akubwira ngo uyu munsi simbonetse, ntukagire andi magambo urenzaho. Ubwo nuvuga ngo babyumve, nubwira umuntu ngo uyu munsi simbonetse ahita arekeraho n'ubu uri guhamagarwa. None se uretse nyine mu buzima bw'abanyamakuru baba bagushakisha, ubuzima busanzwe se hano hanze, iyo usohotse nk'ahantu uvuye nko mu wawe ushaka nko gutembera nko mu makaritsiye, niho bagufata gute hano hanze nyine muri sosiyete? Mu makaritsiye ni abantu banyishimira. Ndatambuka abana bakavuga iti Nzovu ngo yarahise, abakecuru, abagabo, mbese ukumva barabyishimiye cyane. Wowe wese nta kintu bikubangamiraho? Njye ntacyo bimbangamira, ahubwo mba numva aya mahirwe nabonye ku cyandi batagira, nkashimira Imana. Uranabikunda nyine? Ndanabikunda. Ukabona ari izihe ngaruka mbi zo kuba umusitari? Ibintu uvuga uti ngibi byo kuba umusitari. Ingaruka mbi, kereka rya zina ryawe iyo urikoresheje nabi, kurikoresha nabi, undi ukavuga uti nagiye mu mayoga, nasinze ku manywa, abantu barimo kukubona ugenda wikubita hasi, ugira ute, cyangwa waryamye muri ruhurura, waryamye ku gasozi, wambaye inkweto bazikuvanyemo, abakubonye babonye dore wa musitari, none dore ahantu aryamye inkweto bazimwibye. Hariya urimo kwica rya zina ryawe. Hanyuma Nzovu iyo yishimye aba ameze ate? Ubundi ibintu bishimisha Nzovu ukavuga uti njye Nzovu iyo nishimye biba bimeze gutya, ubundi aba ni ibiki? Akenshi buriya bavuga ko umuntu iyo yishimye, akenshi wishima uri kumwe n'umugore wawe, uri kumwe n'abana bawe, murimo gusangira, urimo gukina n'abana, abana bakubwira ati papa ibiki n'ibiki. Nicyo gihe mba numva nishimye, ariko nguko ntarasobanura n'umugore, njyewe nishima iyo nagiye gusura abana banjye turimo gusangira. Niyo ubabaye se bwo bigenda? Njye akenshi ntabwo urambona nababaye, kuko njyewe iyo nababaye wantera agahinda no kurira nshobora kurira. Nzovu tugana ku musozo, bakubwiye ikintu cyo kubabara, noneho ni ikihe kintu cyakubabaje mu buzima bwawe, yaba mu bwana no kuba uri mukuru gutya? Cyambabaje? Yego, bavuga uti ngiki kintu cyambabaje mu buzima kuva nabaho.
ni byinshi ariko reka mbwira ikintu kimwe kibihagarariye. cyambabaje ni byinshi Yego. ariko ikintu cyambabaje bwa mbere nari ndi kumwe na Yaka, hari umuntu uduhemukiye nta telefone ifite, amafaranga yanjye ayashyira kuri telefone Yaka niba yarankinishaga cyangwa ari byo, ahubwo iti ayo mafaranga nzovu sinshobora kuyaguha. Yanteye agahinda ndarira, ndabwira aya mafaranga nanjye koherezaho abana banjye Yaka ugiye gutuma abana banjye baburara. Ariko icyo gihe nafashe amabuye, amafaranga ahita yama ako kanya. wowe wari ugiye kumutera amabuye? none ariko ubwo uvuye mu biganiro, icyo gihe bari bampembye ibihumbi 18, nkoze ikiganiro barayampemba nayo bamuha 18, ashaka kuyatwara yose atampaye yanjye. mbese icyo cyo cyakora nyine ni byinshi biba byarababaje umuntu, ntabwo umuntu yagenda ngo byose Icyo ni ikije abivuge abirangize. Yego. Reka ijambo ni iryawe udusoreza. turi gusoza Yego. turi kumva wakomeza ukatuganiriza kubera ko uri kuganira neza Oya kandi turabizi ko- n'ubutaha urabona burije, dutaha kure, dushobora kugenda moto tukayibura. Ibyiza ni uko twasoza, ahubwo hano habaye mu rugo, yego mukazongera mukantumira yego nkaza tukaganira. twabishimiye cyane, mwagize neza n'umuvandimwe wacu mwamubonye nawe ni umunyamakuru, ese ntiwavuga nani yawe? Njyewe nitwa Zi. uzi ko agiye kutwibwira rukarangije? Nitwa Zi, bijya bibaho bajya bihangana. yego Nitwa Zi, nkaba nanjye nkorera kuri Twazi Mix TV show, nkaba mpura n'abantu batandukanye, nkifuza no kuganira nabo kuko akazi kanjye ni ugukoresha umunwa kandi Imana No yarabuduhaye, gutunze. reka tujye tuvuga. ujya amahirwe no gukoresha abandi bakoresha ikaramu, twebwe ikaramu ikaba ari Abandi ibagamira, bagakoresha akaguru. abandi bagakoresha akaguru, nk'abashoferi bakoresha amaguru batwaye n'amaboko, abamotari nabo bakirirwa batwara abagenzi. Igihe twebwe rero ibyo bya moto ntabwo twayishyikira, cyangwa nta niyo dufite, nta mafaranga yo Bavuga ngo ntabwo kwirirwa, wayishyikira kuko n'imodokari ntayo, ariko twebwe ikidutunze ni umunwa wacu. Yego. oya ni byiza ko mubikora kandi mukabikora neza, kubera ko iyo ikintu cyose ubikora kandi ubikora ugikunze ukagikora neza n'umugisha, kameme mufite abantu benshi bakunda kubera ibyo mukora, natwe turabakunda twabakunze kubera akazi mukora. Rero mwakoze kudukurikira, Bye bye ku bakunzi bacu, Yego, Imana ibahe umugisha kuri iyi channel. kandi nimba ari ibyo twafuditseho muzatwandikiye mu bitubwire twikosore. yego kabisa Nibashima bajye banavuga rwose. cyane rwose. Murakoze.